muza amateka cyane mukurure mu mbwira. Isinope ni muri Turukiya. Numwe mu bafilozofe baramenye bivuga ko yitabye Imana afite imyaka 89 y'amavuko. Bivuga ko Diogenes ashobora kuba yarishwe n'igikomere yatewe no kurumwa n'imbwa ye. Zindi nyandiko zikavuga ko yishwe n'ubumara bw'udukoko tubisi yaryaga. Baba mu filozofe ageraho noneho kurya yihitiramo ibyo azajya arya bakajya arya udukoko, ariko abandi bakavuga ko ngo yaniyahuye. Harimo n'ababikabiriza ngo yifunze umwuka ngo yanga guhumeka ngo kugeza igihe apfiri. Iki cyaba ari igitangaza kubera ko mu buryo bwa kamere ntabwo bishoboka. Nta muntu wakwifunga umwuka ngo ageze ku rwego apfa. N'uwiziritse umugozi apfa ari kuwikuramo. Aha, uru rupfu bavuga Diogenes yapfuye ni urupfu busanzwe rutapfa gushoboka. Azibukirwa iteka ku kuba ari washinze ibyo bita cynic philosophy. Mu cyatumye amenyekana cyane harimo agakoryo ko kuba ari watinyutse guhanga umwami wafatwaga nk'igitangaza mu bihe Alexander the Great. Alexander the Great we yabayeho muri 356 mbere ya Yesu. 323 mbere ya Yesu. Bivuga ko Alexander the Great na Diogenes bapfiriye umunsi umwe. Alexander ni umwe mu bami bakoze amateka yo kwigarurira isi yose kandi akabikora akiri muto. Yabaye igihanganye ari mu myaka 20 gusa. Bimwe mu bintu Diogenes azwiho no guhangara no kubahuka umwami w'abami. Babarira inyumvira icyo kintu Alexander the Great. Bivuga ko Alexandre le Grand cyangwa se Alexander the Great yumvise iby'imitekerereze ya Diogenes. Diogenes yari icyamamare. Hari igihe kera kuba icyamamare bitagusabaga kuba uzi gukina umupira w'amaguru. Kera abantu b'ibyamamare babaga ari abanyabwenge. Ntabwo ibyamamare babaga ari ba Cristiano Ronaldo ngo ba Messi ngo Davido ngo ba Chris Brown reka da. Hari igihe cyageze isi yose umuntu w'icyamamare akaba ari umunyabwenge, akaba ari umufilozofe. Uyu rero ari icyamamare ku buryo umwami w'abami yifuje kujya kumureba. Amakuru y'icyamamare Diogenes, ayo makuru yageze ku umwami w'abami ategura inama yo guhura nawe. Diogenes yanga kujya ibwami, aravuga ati azansange ikorino, azansange mu biro byanjye. Ahageze asanga Diogenes yibera mu gice cy'ingongo. Arangije aramubaza ati nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Tekereza umwami akubajije icyo kintu, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Abantu bose batongoye n'icyo Diogenes yasabye umwami. Uzi ibintu yamubwiye? Yaramubwiye ngo mva mu zuba, nicyo kintu cyonyine nifuza ko wampa. Nta kindi nifuza kugusaba uretse kumva imbere, kubera kuri gutuma imirasire y'izuba itangeraho. Mva mu zuba uri kunyambura ibyo udashobora gutanga. Izuba ze utaritanga kandi ari ryo nshaka, urumva nakwirirwa ndi gusaba kubera iki kandi utaritanga. Alexander nabo bari kumwe barumiwe. Kuno umuntu udafite epfo na ruguru uba mu gice cy'ingunguru yatinyuka kubwira umwami w'abami gute. Diogenes yari afite imitekerereze ihambaye, arwanya cyane imyemerere n'imyizere y'abantu batandukanye. Yumvaga ibintu kundi muntu wari wese kwisa atabyumvisha. Tekereza ko yararyaga ari uko ashabirije, akabirira habonye hose, akaryama habonye hose. Yari yarigize umukene akabaho ubuzima bwa gitindi, kandi se yari umucuruzi utunze icyo wagereranya na banki y'uyu munsi. No kuvuga ubutunzi bwa se wa Diogenes wabugeranya n'umuntu utunze banki ye iki gihe. Ariko umwana w'akarya asabirije. Diogenes yakoze ibintu bitangaje. Hari igihe yajyaga afata itara ryaka akagenda mu nzira aricanye ku manywa y'ihanga. Abantu yahuraga nabo bakamwitegereza bakavuga ati ariko uyu mwana su wo wamugire kubera iki yagenda acanye itara ku manywa? Uyu muntu ugenda acanye itara ku manywa y'ihanga ni nyabaki, n'umusazi cyangwa? Diogenes akabasubiza ati mundeke, ndimo gushakisha umuntu mwiza w'inyangamugayo ariko sindi kubasha kumubona, niyo mpamvu nkoresha itoroshi, niyo mpamvu nkoresha itara. Ibi byose yabikoraga hari ubutumwa ashaka gutanga. Nuva nta kintu na kimwe Diogenes yakoraga kitabaga kigamije ubutumwa. Hari n'igihe yavugaga ku bafilozofe bagenzi be ba Plato, akavuga ko basubiragamo ibyo ba Socrates bakoze, bakanangiza umwimerere w'inyigisho za Socrates.
rimwe na rimwe babaga bajya impaka, akaza kuzidurumbanya, akazana ibiryo, agatangira kurya bari kuganira. Nta kintu kijyanye n'indi mibereho y'umuryango we bizwi, uretse ko ise yitwaga Ezesias. Diogenes akaba arakuze afasha se gucuruza no gucunga umutungo wa se. Se nyine yari afite banki yabikiraga abantu imitungo. Muri ubwo bucuruzi Diogenes yatesheje agaciro ifaranga. Tekereza ufashe nk'inote ya 5 ukayicagaguza, bashobora no kubiguhanira rwose. Byamuviriyemo kwirukanwa, ahitamo guhungira mu wundi mujyi nyine wa Korino, ari nawe yamenyekaniye cyane nk'umufilozofe. Uyu mugabo yavuzweho byinshi, nko kuba ari wazanye kino gitutsi cyo gutukana umuntu yerekana urutoki rwa Musumbazo. Ni Diogenes ngo wabizanye. Diogenes yatukanaga muri ubu buryo mu kinyejana cya 4 mbere y'ivuka rya Yesu. Ariko kino gihe gutukana muri ubu buryo ntabwo byari bisobanuye kino gitutsi abantu bumva iyo umuntu aberetse urutoki rwa Musumbazo. Ahubwo urutoki rwa Musumbazo kera rwabaga rusobanuye ubuhangange cyangwa icyubahiro. Ariko kubera ukuntu byaje gucurikwa nyuma yuko Diogenes abikoresheje, icyo gihe yabikoresheje ari gusubiza abari baje kumureba bamubaza icyo avuga ku musizi w'ibwami witwa Demosthene, abasubiza bereka urwo rutoki rwa Musumbazo. Bamwe rero bagakeka ko yabikoze ari gutukana, cyangwa se yabikoze ari gushaka kugaragaza ko ari umunyacyubahiro, kubera ko kwerekana rero rutoki kera byasobanuraga imbaraga. Abashatse kumusebya rero bakavuga ko yabikoresheje ashaka gutukana. Muri make ari murushije kuri icyo kintu. Muri iki gihe uzanye umuntu umeze nka Diogenes mu bantu bamufata nk'umuntu wataye umutwe, wasaze, twaba turi kumwitaho hari indera rwose. Haramutse hari umuntu ubonetse umeze nka Diogenes, indera twaba turi kumwitaho. Ariko abamubwiraga gutyo yarababwiraga ngo ntabwo ari uko nasaze, ahubwo nuko umutwe wanjye utandukanye n'uwanyu. Yanditswe ibintu byinshi birimo kurira habonye hose, akajya mu isoko agatangira kurya ntacyo yitayeho. Hari n'igihe abantu bamushungeraga bamuseka bikarangira abasobyeho. Hari n'igihe yafataga imyanda akajya kuyijugunya ku bantu bari kureba ikinamico. Hari n'inyandiko zivuga ko ngo yajyaga ajya mu isoko akimara ipfa mu ruhame, kwikinishiriza mu ruhame, abantu bose babireba. Ibi byose ariko ngo yabikoraga agamije guhisoma abantu ko nta kintu na kimwe cyashimisha umuntu mu gihe adafite ubwigenge bwose bwo gukora icyo ashaka cyose, akavuga icyo ashaka cyose, kandi ntikimugireho ingaruka. Mu nyigisho ze abigarukaho cyane. Niyo mpamvu uyu munsi munyemerera tukarebera hamwe zimwe mu nyigisho ze binyuze mu magambo yagiye avuga. Hari nkaho yavuze ngo ikintu gikomeye nungukiye muri filozofi nuko byibuze igufasha guhora witeguye guhangana n'impinduka zose ziba mu buzima, kubera ko ubuzima buremye mu mpinduka. Ikintu cyonyine kidahinduka mu buzima ni impinduka, ibindi byose birahinduka uretse impinduka. Diogenes yaravuze ngo umuntu niwe wibabaza ubwe ku giti cye, biterwa n'icyo yiteze cyangwa se yibanzeho cyane ku byamubaye. Niba witeze ibyiza gusa hanyuma ukabonamo n'ibibi, bizarangira ubabaye. Niba witeze ibibi hakaza ibyiza uzishima, ariko niba wibanze ku mpande zombi uzishima bihoraho, kubera ko uzaba uri munini kuruta ibyiza n'ibibi. Nawe yizereraga muri ya nzira yo hagati no hagati. Diogenes yaravuze ngo ntabwo ari uko nasaze, ahubwo no ku mutwe wanjye utandukanye n'uwanyu. Aranavuga ngo umugabo umwe yarambajije ngo ni ikihe gihe cyiza cyo gufata ifunguro. Ndamusubiza nti iyo uri umukire ubikorera igihe ushakiye, ariko iyo uri umukene ubikorera igihe ubishoboreye. Diogenes yaravuze ngo ingeso nziza buri gihe zitangirira ku kwicuza no kwiyoroshya. Ingeso nziza buri gihe zitangirana no kwicuza no kwiyoroshya. Nta udakosa ariko wa wundi utabasha kwicuza amakosa yakoze, uwo niwe iyi si itazigera igirira impuhwe na rimwe. Aranavuga ngo ujye witondera wa muntu uba ushaka kugukuraho urumuri kandi we adashobora kukumurikira. Hari abantu bateye gutyo akajya ahora konka gusa, we adashobora kukumurikira na gato. Iteka ryose ibintu byanyu nawe biba biri mu nyungu ze gusa. Umuntu wirebaho gusa, uwo muntu ngo ujye umwitondera cyane. Abashaka kugukuraho urumuri ariko we adashobora kukumurikira na rimwe. Iyo afite ibibazo wowe uramufasha, ariko we wabigira ukabaga ukifasha. Abo bantu ujye ubitondera. Yaravuze ngo umusingi w'igihugu icyo ari cyo cyose utangirana no kwigisha abato. Diogenes yaravuze ngo dufite amatwi abiri n'ururimi rumwe kugira ngo twumve byinshi cyane ariko tuvuge bike.
bihuye na byandi by'uko buri gice cyose Imana yaguhaye n'ujya ubona ari kimwe. Ni ikimenyetso cyo kugikoresha gake cyane kurusha icyo yaguhaye ukabona ni bibiri. Imana hari ibintu byinshi yagiye iduha ariko ukabona ni kimwe. Ururimi rumwe, inda imwe, igifu kimwe, imyanya myibarukiro imwe, ariko yagera ku mazuru ikaduhabira, yagera ku maso ikaduhabira, amaboko abiri, amaguru abiri, amatwi abiri. Ikimenyetso cy'uko ibice yaguhaye ukabona ni bibiri, bikoreshe cyane. Genda cyane, ukore cyane, urebe cyane, wumve cyane, wihumurize cyane, ariko nibigera mu kuvuga uvuge make. Ururimi rumwe, mu kurya uriye bike, na hariya hepfo ubikoreshe gake mu buryo bwa kamere. Uyu mugabo yaravuze ngo ni icyubahiro cy'Imana kuba nta kintu na kimwe yifuza. Kuri Diogenes ngo hari abantu bameze nkayo, bariya badafite ibyo bifuza cyangwa se bifuza bike. Iyo ushaka kubaho mu bumana bwawe ifuze bike. Ari navuga ngo sindi umugereki, sindi no mu Atene, ndi umuturage w'isi. Nuko inyoni ntawe uyibaza umupaka, nanjye nukomeza ndi umuturage w'isi. Diogenes yaravuze ngo umumaro w'uburezi ugabanyije mu byiciro bine. Uburezi ni ubushobozi bw'abakiri bato, uburezi buhumuriza abakuze, ni ubutunzi bw'abakene, ariko uburezi nanone ni umutako w'abakire. Uburezi butuma abakiri bato bashishoza kurushaho, uburezi bwiza butuma abakuze biruhutsa, bufasha abakuze kwizera ejo hazaza heza. Diploma ni umutungo ku bakene, ariko umuntu ufite amafaranga, umuntu w'umukire, diploma ni nk'umutako. Aranavuga ngo ubukene bwera imbuto z'ubwoko bubiri, gutekereza no gukora. Ubukene bwera imbuto z'abantu babiri, umufilozofe nyawe cyangwa se umukozi nyawe. Kandi bari ikintu gishobora gutuma utekereza cyane ngo ni ukubaho nk'umukene. Abakene buriya baratekereza cyane. Niyo bavuga imishinga myinshi byazwa umusaruro n'abakire, baba barayihawe n'abakene. Abakire nta mwanya bagira wo gutekereza, ahubwo umukire yegereza abakene kugira ngo bamuhe ibitekerezo abibyaze umusaruro. Abakire baba barekereje imishinga y'abakene kugira ngo bayishoremo, kubera ko umukire ntabwo aba afite ubushobozi. Ubukene rero bubwera imbuto z'ubwoko bubiri, gutekereza cyangwa gukora. Iyo uri umukene, iyo udahindutse umufilozofe nyawe, uhinduka umukozi nyawe. Ikikuryoheye kurusha ikindi nicyo uhinduka cyo. Gukena bishobora kuguhindura umufilozofe nyawe, nuhugira mu gutekereza gusa udakora, uzahinduka umufilozofe nyawe ubikesheje ubukene. Ariko nanone ubukene nibutuma ukora, uzahinduka umukozi nyawe. Diogenes yaravuze ngo abantu bavuga neza ariko ntacyo bakora bameze nk'ibikoresho bya muzika, amajwi niyo yonyine babasha gutanga. Yaranavuze ngo kuba inshuti burya biba ari ubugingo bumwe buba buri mu mibiri ibiri ubuziraherezo. Aranavuga ngo muri rusange abami b'abanyabwenge baba bafite abajyanama b'abanyabwenge, bisaba kuba umwami ari umunyabwenge kugira ngo abashe gutoranya abo bajyanama b'abanyabwenge. Ibyo abantu bajya bavuga ngo ubwenge buza ubwenge, umunyabwenge amenya undi. Aranavuga ngo kwiyoroshya niryo barariranga ingeso nziza. Uyu mugabo yaravuze ngo kuki utakubita mwarimu mu gihe umunyeshuri yitwaye nabi. Aranavuga ngo inzira imwe rukumbi yo kukurinda guhangayika ni ukuba inyangamugayo. Diogenes yaravuze ngo akababaro k'umugabo gaturuka kuri we kandi kamenywa nawe gusa. Yigeze no kuvuga ngo uzabura umwarimu mwiza cyagihe ibintu bimwe ushinja abandi nawe ubwawe ubasha kubyishinja. Yaranavuze ngo inzoga burya zera ubwoko butatu bw'imbuto. Icya mbere ni ibyishimo, icya kabiri ni ubusinzi, icya gatatu ni ugutera abantu iseseme. Izo nizo mbuto eshatu zera ku nzoga: kwishima, gusinda no gutera abantu iseseme. Aranavuga nk'uko amazu abikwamo ibyo kurya aba yuzuyemo imbeba, ni nako n'imibiri y'abarya byinshi yuzuramo indwara. Diogenes yaravuze ngo ntiba nazi ibizaba ejo kuki nahangayikishwa n'ibizambaho n'impfa. Uyu mugabo yaravuze ngo inshuti ebyiri zitandukanye ziba zigomba gufunga amabanga yose, imfunguzo bakazigurana. Aranavuga ngo biratangaje uburyo izuba rimurika mu mwanda ariko ntiryanduzwe nawo.
murikira abantu ariko wirinde kwanduzwa nabo. Diogenes yaravuze ngo ikizakubwira urukundo rw'ikinyoma nuko ruzaguhindura ikindi kintu utari cyo. Urukundo rutuma uhinduka ni urukundo rw'ikinyoma, urukundo rw'ukuri rukwakira ukuri. Diogenes yaravuze ngo nta kintu na kimwe kiva mu busa. Mu magambo yose Diogenes w'Isinope yavuze mu nyemerere nyasoreze kuri ibi, yaravuze ngo ikintu cyiza cyane ku isi ni ubwisanzure bwo kuvuga. Ngaho rero amagambo y'ingenzi yavuzwe n'iki cyamamare, umwe mu bafilozofe beza isi yagize ariko utarafatwaga neza na bose. Bamwe bavuga ko zasose, abandi bakavuga ko ari uburyo bwe bwo kwigisha. Muri make umufilozofe ni amayobera.